kabutura arakubera mwana wa sana tata. hanyuma se Yego kuri konti yawe ufite hangahe? kugeza ubu nk'umusore ukishakisha ariko yaniteza imbere meruka kuri hariho 18,400 by'amadolari by'amanyarwanda 18,400 400 niyo ufite kugeza ukaba ubu wumva ushaka kurongora umukobwa wanjye. yego hanyuma ushaka gufata umwana wanjye umujyane mu burushyi mujye guhiga ubuzima muhere kuri zero. mu guhiga ubuzima ariko dufite nk'umuryango nawe wadufasha nk'abana banyu mukajya muduhasa ntitwaburara mu niba muri abana kuki mushaka kurongorana muri abana niba mbona amafaranga urabona kwitezwa n'iki umwuzukuru yaza ari mwiza ibyo bimaze iki se biratanga iki uri igicucu ibyo biratanga iki sibyo ni bibi ari mwiza nese iyi ni printer ni machine ugiye kunyuza impapuro muri abana nibyo uyu n'umwana wanjye uyu n'umugirigiri yanzaniye sibyo ndagira ngo byumvikane neza gajo ibagirwa natandukana n'uyu musore bitari ibyo ndakwiformatira ko frere vugisha ukuri uri umubyeyi w'umukobwa ukabona haje umusore wambaye nkawe uje gusaba umukobwa wawe nambaye nabi se ako frere ariko uzi ko ko ndi kwanga kubivuga ko ndi kwanga kuvuga imbwa mu izina ryayo wajya imbere ya sobukwe nduzi ko ari sobukwe wambaye ishati idateye ipasi wambaye ikabutura n'inkweto za siporo koko ndamubwirira hari umusaza nzi ucuruza fenerega wowe wamukubita fenerega y'amasaha 12 agasinzira ukamufatirana ese niba ushaka gusambanya umwana w'umukobwa mu fenerega gusa yambwiye ngo ibyo binini ngo bijya bikora muri make ariko yasaga nk'unshu ntago byasaga nkaho kandi wagezeho babigurira nahageze ariko byasaga nkaho rwose ariko reka mvugisha ukuri ariko reka ngo wagacupa wakire twe tunagana nk'abana b'abagabo erega ntakuri umukwe mu bisibyo buri kintu cyaba kirage nuko habayeho amaso nyine yo gushidikanya n'ibyo bintu ubukoze ntago wabigambiriye ibyo bikire ku ruhande tugane ukuntu namuguha niyo wajya uyama mu byiciro kaza ngo wakiriza akantu ko kubaga cyane kambona umukwe mwiza uri umugabo umwinzo wo kubyana kose aruba ntago ajya kubara imiceri ntabara amasura reka nawe bikubwiye cyuru ariko jya usoma itama ndacunze ngo ndagura jya umwitama bigaragare ko uri ciye urwawe nyine ikibazo cyawe rero buriya ni uko udashyira no mu gaciro ushaka kunyicira umwana nkaguha inzoga ukayinywa ni iminota ngo uraba uryamye hano biba birangiye mbere yuko unyicira umwana ngomba kubanza nkakwica wumva umuntu mutabura akaguhamya koko si wayinyweye se byarangiye okay uzapfa ryari se wowe sinshobora hari deni ifite ry'urupfu